ntabwo ari byo. Imana ntigaragarira mu myenda, mu bibanza, mu kugendera mu ndege. Imana yumvikanira muri twe. Ibi rero nibyo byababaje Uwiteka. Niko bimeze muri iki gihe. Bamwe mu bigisha baratubwira ngo Imana yumvikanira mu myenda yacu, Imana yumvikanira mu mamodoka yacu, Imana yumvikanira mu mazu twubatse. Ibi kenshi iyo mbivuga ngira ifuhe, kubera ukuntu muri no minsi dufite irari ry'amafaranga, dufite irari ry'ibintu, dufite irari ryo gukomera. Abantu ntacyo bibatwaye gusenga, bapfa kuba nibaza gusa tubabwira ko binagana, tubabwira ko rya deni ryishyuwe, tubabwira ko babonye umugabo, dupfa kubabwira ko bubatse inzu. Si ngombwa ngo bamenye aho bayivana, si na ngombwa ko bahinduka. Icyo bo bareba, icyubahiro cy'Imana bakibonera mu magare. Icyubahiro cy'Imana nikitaba icyubahiro cyacu, ngo Imana tuyubahishe, abaturege babona Imana apana ibintu. Icyubahiro cy'Imana nitukivana mu bintu, tukakivana mu byo dutunze, kikaba mu mutima, kikaba mu ngeso, kikaba muri twebwe, tukayiramya tutayiryarya, tukayikunda atari uko iduhaye. Ndakubwiza ukuri, gusara mu mutwe, mu mutwe. Kandi turabisengana, nibyo bituzana. Ntugire ngo ni Imana dushaka, no, nibyo. Reka nkubwire, utuye kwa Abinadabu urasa na Uza. Mu gihe abandi baguseka, bakuratiriza, ntuzareke kubaha Imana. Imana uyigumane mu mutima, uyigendane nk'ibyiringiro, uyihindure ibyirato, uyihindure ibyishimo, uyihindure ahazaza hawe, uyibikemo future yawe, uyirebemo future yawe. Abandi barongorwa ubihorere, nawe uzagerwaho, humura. Babyara ubihorere, biba ubihorere, humura. Siko bizaba. Nshuti yanjye uri hano, narinje kukubwira ngo siko bizaba. Kuba mutegereza bose, kuba muhinduye ibyiringiro, kuba muhinduye ubuturo, ntibazakorwa n'isoni. Bavandimwe, nagira mbabwire, hari amarira atagwa hasi ubusa. Hari amarira afite igisobanuro mu maso y'Imana. Ni amarira umuntu arira aririra Imana. Rimwe akaba ari amarira y'ishimwe, ubundi akaba ari amarira y'agahinda yo kunezererwa Imana cyangwa kuyiganyira. Ayo marira nagira ngo umenyeshe neza, ntabwo ajya agwa hasi ubusa. Mu buryo utareba, Bibiliya yavuze ngo Imana yashyira mu icupa ryayo. Kandi ayo marira, nubwo umuntu arira akamena umutima, akarira akajya bati Imana koko uranyumva, ngo ufitiye inkuru nziza. Hanyuma tubumbure mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 6, ho turahera ku murongo wa mbere. Nanone igitabo cya 2 cya Samweli ibice 7 umurongo wa mbere, haranditse ngo nuko Kiriyatiyeyarimu baraza benda isanduku y'Uwiteka, bayizamukana umusozi, bayishyira mu Abinadabu, maze bereza umuhungu we Eliyazari kujya arinda isanduku y'Uwiteka. Amen. Tubumbure rero mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 6, duhere ku murongo wa mbere. Igitabo cya 2 cya Samweli ibice 6, duhere ku murongo wa mbere. Dawidi agarura isanduku y'Imana mu rurembo rwe, ni ku mutwe w'amagambo uvuga. Bukeye Dawidi yongera guteranya ingabo ze zose zateranijwe muri Israheli, abantu inzovu 3. Muri Bibiliya yera inzovu ni 10,000. Ubwo yegeranije abasirikare 30,000. Dawidi ahagurukana n'abo bantu bose bari kumwe nawe, bava i Bari Yuda, bajya kwenda isanduku y'Imana yitirirwa rya zina, ari ryo zina ry'Uwiteka Nyiringabo wicara ku bakerubi. Nuko bakura isanduku y'Imana kwa Abinadabu ku musozi, bayitereka ku igare rishya, maze uzana Ahiyo bene Abinadabu bacunga iryo gare rishya. Nuko barikura mu rugo rwa Abinadabu rwo ku musozi, ririho isanduku y'Imana, Ahiyo ayigiye imbere. Dawidi n'umuryango wa Israheli wose biyerekera imbere y'Uwiteka, bacurangisha ibintu by'imiberoshi by'uburyo bwose, n'inanga na nebero n'amashako n'ibinyuguri n'ibyuma bivuga. Bageze mu mbuga ihurirwamo ya Nakoni, Uza arambura ukuboko kuramira isanduku y'Imana, kuko inka zari zitsikiye, maze uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa Uza. Uwiteka mutsindaho amuhoye icyo cyaha cye,
agwa aho ngaho iruhande rw'isanduku y'Imana. Dawidi ababazwa nuko Uwiteka asumiye uza, niko guhimba aho hantu Peresuza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati isanduku y'Uwiteka yaza iwanjye ite? Isanduku y'Uwiteka yaza iwanjye ite? Dawidi yanga gukurayo isanduku y'Uwiteka ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu nzu ya Obededomu w'umunyagati. Imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose. Bukeye babwira umwami Dawidi bati Uwiteka yahaye umugisha Obededomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose kubw'isanduku y'Imana. Dawidi aherako arahaguruka ajya gukura isanduku y'Imana kwa Obededomu, ayicyura mu rurembo rwa Dawidi yishima. Nuko byagenze bitya, abahetse isanduku y'Uwiteka batambutse intambwe 3, ahatambira ipfizi n'ikimasa cy'umushishi. Maze Dawidi yiyerekera imbere y'Uwiteka aca ikibungo, kandi yari yambaye efodi y'igitare. Dawidi n'umuryango wa Isiraheli wose bazamura isanduku y'Uwiteka, kandi yari yambaye efodi y'igitare. Dawidi n'umuryango wa Isiraheli wose bazamura isanduku y'Uwiteka biyamirira bavuza amakondera. Bakinjiza isanduku y'Uwiteka mu rurembo rwa Dawidi, Mikali mwene Sawuli arungurikira mu idirishya abona umwami Dawidi ataraka ahamiriza imbere y'Uwiteka, amugayira mu mutima. Nuko binjiza isanduku y'Uwiteka bayishyira ku gitereko cyayo hagati mu ihema Dawidi yari yarayibambiye mu izina rya Yesu. Dawidi aherako atambira Imana Uwiteka ibitambo byose n'ibyishimwe yuko bari amahoro. Amen. Amen. Mwanyemerera tugasoma mu gitabo cya Daniyeli. Reka tubumbure mu gitabo cya Daniyeli. Igitabo cya Daniyeli, igice cya mbere dore ku murongo wa 3. Igice cya mbere umurongo wa 3 dusome. Nuko umwami ategeka Pishipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisiraheli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Twakuyemo ruturu hano, bishobotse mwazigarura kugira ngo nanjye numve. Murakoze. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko umutware w'inkone abahimba amazina. Daniyeli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abednego. Maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati ndatinya umwami databuja wabibategekeye, nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba musize mu kaga gatere umwami kunca igihanga. Nuko Daniyeli ahera akabwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya ati ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduhe ibishyimbo abari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu naho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami. Uko uzabibona abari kuzagenza abagaragu bawe. Amen. Amagambo shaka ko tuganira kuri uyu mugoroba, numva Imana ni mugoroba igitondo Imana ashize ku mutima wanjye, na amagambo avuga ngo turi mu mwaka wa consolation, sibyo? Turi mu mwaka wo guhanagurwa amarira, turi mu mwaka Imana ihanagura amarira y'abantu. Zaburi ya 56 umurongo wa 9 iravuga ngo amarira yacu ngo Imana yashyira mu icupa ryayo, ngo kandi amarira yacu iyandika mu gitabo cyayo.
ntabwo amarira y'abantu b'Imana, amarira umuntu arira ajya agwa hasi ubusa. Amen. Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri ibice 7, ba kabiri nta ba mbere babaho, ndavuga igitabo cya kabiri cy'Abakorinto ibice 7 umurongo wa 10. Aravuga ngo nabandikiye urwandiko rubatera agahinda, ngo ariko ako gahinda kanyu ntabwo kabaye akubusa, ngo kuko agahinda gusa ko mu isi gasanzwe, aravuga ngo gatera urupfu. Murabizi neza iyo umuntu agize agahinda agira depression, agira depression, ararwara mu mutwe, n'agahinda gakabije. Aba yabuze icyo bita pression, akagira depression, noneho akarwara indwara zo mu mutwe. Yaravuze ngo agahinda kose umuntu agira ngo katarako mu buryo bw'Imana gatera urupfu, ngo ariko agahinda ko mu buryo bw'Imana bwo ngo gatera kwihana, ngo kandi uko kwihana ni kwicuzwa. Bavandimwe, nagira mbabwire, hari amarira atagwa hasi ubusa, hari amarira afite igisobanuro mu maso y'Imana. Ni amarira umuntu arira aririra Imana, ni amarira umuntu arira ayaririra Data, ni amarira umuntu arizwa kubwo kwifuza, Imana no kuyitunganira no kuyishaka. Haleluya. Hari abantu batajya barira muri kamere yabo, ariko ujye agera mu rusengero baba batangiye kuririmba amarira agashoka. Rimwe akaba ari amarira y'ishimwe, ubundi akaba ari amarira y'agahinda yo kunezererwa Imana cyangwa kuyiganyira. Ayo marira nagira ngo umenyeshe neza ntabwo ajya agwa hasi ubusa. Mu buryo utareba, Bibiliya yavuze ngo Imana yashyira mu icupa ryayo, kandi ayo marira yandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Umunsi umwe, igihe kimwe, umwaka nk'uyu, Imana izayaguhanagura. Amen. 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 Hari ubwo umuntu arira akamena umutima, akarira akajya bati Imana ko kuranyumva, ngo ufitiye inkuru nziza. Ntabwo amarira yawe yigeze agwa hasi ubusa. Wowe nayo utibuka, hari amarira umuntu arira ntayibuke, nayo wowe utibuka Imana yo yarayibutse, irayazirikana, irayazi, ntabwo yigeze yibagirwa, ntabwo azagwa hasi ubusa. Amen. Amen. Nawe rero uyu munsi uraza kwishakira neza topic, ariko reka mvuge iby'Imana yashize ku mutima. Ariko icyo ushaka kuvuga ni uburyo Imana itajya yibagirwa, ni uburyo Imana itajya yirengagiza, ni uburyo Imana yibuka wowe n'ibyo wibagiwe. Ubundi hari igihe umuntu aba mu buzima akemerana nabwo, akavuga ati ni ubu buzima nyine Imana yanyandikiye, ni uku bizagenda, ukabyakira, ukabizemera, ukibagirwa ko n'Imana hari ibindi bintu ivuga, hari amasezerano yayo, hari ibyo idusezeranye, ukaba warabyibagiwe. Kubera iki? Kuko uvuga ngo ubu buzima ni urwandiko, ni uku bizarangira n'iyi situation. Muri uko kumera utyo rero, iyo witoje kubaha Imana, iyo witoje kugumana n'Imana, iyo Imana wayigize intego y'ubuzima bwawe, nagira nkubwire, igihe kimwe, umunsi umwe, ijuru rizatunguka, wowe utabyiteze, wowe warabyibagiwe, Imana ikuseruke ko, Imana ikugenderere, Imana iguhanagura amarira, Imana igutabare, Imana ikunamure, Imana ikugirire neza. Hari inkuru twasomye mu gihe cya Samweli, abami batarabaho, hariho umutambyi mukuru witwaga Eli, akagira abahungu babiri, umwe akitwa Ofini na Finehasi, bakaba abatambyi. Hanyuma ngo aba batambyi b'uyu muhungu, uyu mugabo witwaga Eli, ngo bakora ibyaha bizangwa n'amaso y'Uwiteka, basuzuguza ibitambo, ngo bakorera ibizira mu rusengero, ngo bituma Abisirayeli bazinukwa ibitambo by'Uwiteka. Imana ituma Samweli amubwira ngo nzahana abahungu bawe, nzabicira umunsi umwe, nzakubabaza, kandi nzakwaka ubutambyi buve mu nzu yawe. Eli ngo yabuze icyo bita autorite, yabuze guhana abana be. Ibaze Uwiteka gutumyeho ayo magambo, warangiza ugahamagara abana bawe, bana banjye ibyo mukora ibyo numva ni ibiki? Mu by'ukuri si uko bahana umuntu wakoze ibizira. Yagombaga gushyiramo rigueur, agakora amategeko y'Uwiteka, akabahanisha imbaraga, ngo ananirwa gukora ibyo. Nkuko Imana yabivuze rero, irabahana, yica abahungu bombi, ngo Abisirayeli ntibamenya ko Uwiteka yavuye hagati yabo, ngo barirukanka bajya mu buturo bw'Imana, bajya mu rusengero, ngo bafata isanduku y'isezerano, ngo baza bayikoreye, bavuga ngo noneho ubwo tuzanye isanduku y'isezerano, niko twasomye ngo yitirirwa izina ry'Uwiteka. Iyi sanduku yabaga iri mu Bisirayeli, ni nko kuvuga ngo Imana iri hagati muri twebwe. Ngo bazanye isanduku y'isezerano, ngo bisubijemo akanyabugabo, bavuga ngo ubu ngubu Abafilisitiya turaje tubereke.
ngo abafilisitiya bumvise induru ivuze mu rugerero, baravuga ngo katubayeho, ngo abiseri bazanye n'imana yabo, none nimuhaguruke turwanane ubutwari turebe ko twanesha abiseri, batatugira ingaruzwa muheto, batatugira abacakara babo. Ngo barabarwanya, ngo na ya sanduku y'isezerano bagiza gute, ngo barayitwara. Bamaze kwitwara, ngo babwirana mu mitima ati iyi ni imana muri zimwe nk'izindi mana, nimuyijyane mu nzu ya Dagoni. Ngo bayishyira mu nzu ya Dagoni. Bayishyize mu nzu ya Dagoni, ngo Dagoni yari ahangaha, isanduku y'isezerano iri ahangaha. Ngo bukeye mu gitondo bagiye mu rusengero, ngo basanga Dagoni yubamye yikubise hasi imbere y'isanduku y'Uwiteka. Baravuga ati ninde wasunitse Dagoni? Ninde waje nijoro agasikamira Dagoni? Ngo barongera bayitereka neza, barahagarara, ngo baragenda. Ngo bukeye mu gitondo noneho, ngo basanga Dagoni yacitse amaguru n'amaboko n'igihimba. Ngo bakiri aho ngaho, ngo ako kanya barwara indwara yo ku mubiri, batangira gusesa ibibembe. Bahamagara abapfumu n'abakonikoni ati mutubwire uko bigenze. Baravuga ati iyi mana y'Abisiraheli, iyi mwazanye, iyi ngiyi ntimuyigereranye na Dagoni. Iyo ntiyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, ntabwo ari imana nk'izacu. Amagambo bababwiye, baravuga ati tugiye kubagira inama, mubumbe izahabu mu mbeba nk'ikimenyetso kivuga ngo twebwe imbere y'iyi mana tumeze nk'imbeba. Icya kabiri, mubumbe ibibyimba, ibintu bisa izahabu muzibumbemo ibintu bisa n'ibyo bibyimba mwabimbye, kugira ngo ahari muhongerere mutakambire iyi mana y'Abisiraheli turebe ko yabababarira. Ngo babapfumu babagira inama, barababwira ngo nimumere nk'abanyegiputa binangiriye imitima, ngo bakanga kurekura Abisiraheli. Ngo nubwo dusenga natwe tudahindukirira Imana, ariko iyi yo ntimeze nk'izindi. Ati inama yindi ati mufate igare ryiza ritigeze ryicarwaho n'umuntu, hanyuma mufate inka muzambura izazo zigende ziboroga. Nimugira amahirwe, unyumve neza, nimugira amahirwe izi nka muzirekure, mwebwe ntimuziyobore, ngo zikagenda zerekeho bita Betishemeshi, ngo mumenye yuko mukize. Ngo ariko niziterekera aho ngaho, ngo menye ko twese tuzashira. Basigara batakamba ati mana y'Abisiraheli, yobora izi nka zigenda i Betishemeshi. Mana y'Abisiraheli, ngo inka ziragenda zerekera i Betishemeshi. Sibo bavuze bati si twe twaherura akagenda, ya sanduku babona iragiye, ngo igeraho bitagikiritiye Yarimu. Ngo bamaze kwibona, ngo Abisiraheli bose bari baraguye mu byumve, bari baraguye batakimenya Imana iyo ariyo. Ngo baza birukanka, abagore n'abana, baravuga ati aho twahereye iyi sanduku yiharirwa n'abatambyi, natwe uyu munsi turareba ibirimo. Ngo bafunguramo, kurunguruka gusa, barungurukamo. Mana nuko yasaga, iyi nkoni ya Mose nuko yari imeze. Ngo abarungurutsemo ako kanya 70, ngo bapfira aho ngaho 70, bahita bapfa. Ngo Betishemeshi bahita bakora imibare nka ya yindi y'injangwe. Injangwe igeze gucika umurizo, ngo irareba iravuga ati ubu nzaba mu zindi njangwe ntagira umurizo. Ngo ikajya ibwira izindi njangwe ati imirizo iratubangamira, iyo tugiye gufata imbeba usanga yafashwe, mureke duce imirizo. Izindi zirayireba, tararara, uramenye. Aba ngabo nabo reba Betishemeshi baravuga ati nituramuka tubwiye abikiritiye Yarimu ko twapfushije 70, ntago bari buyemere. Ngo bababeshesha gusa kubabwira ati tuboherereje isanduku y'Uwiteka, Abandi nabo ngo bagenda bishimye bafata isanduku. Ariko nkuko mubizi, inkuru mbi ntiyoberana. Ngo abayakiriye baravuga ati nimushakira abantu bafitanye isano n'Abalewi. Ni bande bafitanye isano n'aba bantu bajyaga batambira ibitambo mu rusengero? Mubashake. Ngo bagwa ku mugabo witwaga Abinadabu. Abinadabu ati harya nturi umurewi. Byari byoroshye kubimenya kuko Abalewi ntibagiraga isambu, Abalewi ntibagiraga ikindi, bari bafite ahantu habo honyine batuye. Ngo bayijyana no kwa Abinadabu, baramubwira ati ni mwende bizanyu, twebwe ntituzi uko tuyigenza, nimumenye uko mugenza isanduku y'isezerano. Ngo witwa Abinadabu ahita haguruka ako kanya, yimika umuhungu we witwa Eliyazari, ngo amugire umutambyi mukuru. Barumuna be uzana hiyo nabo bakajya babatambyi bagomba kumufasha. Iyi sanduku munyumve neza imara kwa Abinadabu imyaka 20. Imyaka ingahe? Ntabwo ndi kubabwira inkuru rega, muraza kumva aho tugana, muraza kureba uburyo duteye kimwe n'aba bantu. Imyaka ingahe? 20 ans babana mu nzu.
ngo aribo bayitreta. Ngo ariko iyo myaka 20 Abisirayeli ntibigeze bumva na rimwe Imana iri mu buzima bwabo. Baragiye bayishyira mu nzu bayikingiranamo igumamo. Dawidi ngo amaze gutsinda ku ngoma ya Sawuli ntiyigeze yita kuri isanduku, ntiyigeze anabaza ngo iri hehe. Yagumye kwa Abinadabu, we yibereye aho yibereye kwa Abinadabu. Isanduku y'Imana igize gute? Iriyo. Abahungu be bakagombye kumenya kugarurira Abisirayeli Imana ngo bari kumwe n'isanduku y'isezerano, ariko nta kintu bayimarisha. Dawidi rero ngo amaze kwima, ngo ikintu cya mbere cyari ku mutima we ngo kwari ukugarurira agaciro n'icyubahiro isanduku y'Uwiteka. Ngo arangije rero na munyumve neza, akugarurira agaciro n'icyubahiro isanduku y'Uwiteka. Dawidi ngo ahamagara abasirikare, amaze kuba umutegetsi, amaze gufata igihugu, ahamagara abasirikare 30,000. Arababwira ati mwese mwambare neza. Bambara neza, bazana amashar de combat y'icyo gihe, cyo bitaga amagare mu gifaransa ariko babivuga ni char de combat. Bahamagara amafarashi meza, bahamagara Abisirayeli bose ngo bamanuka berekeje kwa Abinadabu gucyura isanduku y'iki? Y'isezerano. Isanduku y'isezerano. Sinari mpari ariko ngerageza kwibona mu mutwe. Ngo abitwaga Abiyatari bari abatambyi, bari abahungu b'abatambyi. Uyu Abiyatari ise bari baramwishe yitwaga Abimeleki, yari yarishwe na Sawuli, yari umutambyi. Ngo ariko amaze kujya kwa Dawidi aba umusirikare. Wari umutambyi abiki? Aba umusirikare. Ntiyarazi ngo babigenza bate, ntiyarazi ngo bayitwara gute. Ngo Dawidi azana Benz, reka mbivuge muri iki gihe, cyangwa se azana Rolls Royce, azana imodoka y'igitangaza, azana igare ry'igitangaza. Mu mutima we akunda Imana pe, arifuza ko isanduku igarurirwa icyubahiro. Ngo baramanuka abasirikare bari imbere, urumva moja mbiri, murabona ya za defile za gisirikare. Nibaza ko igihugu cyose n'abari babazengurutse baravugaga ngo niki cyabaye mu Isiraheli, niki kidasanzwe mu Isiraheli. Bagasubiza ngo tugiye gucyura isanduku y'Imana yacu iri kwa Abinadabu. Bageze kwa Abinadabu, uwitwa Uza na Ahiyo na mukuru we Eliyazari barahaguruka, bambara neza. Bamaze kwambara neza nabo bajya imbere, kandi birumvikana nibo bamaranye imyaka 20. Ariko wese wabuze uko bayigenza uretse bo, siko bigenda. Wavuga ati se ninde wundi uzi uko ibi bintu bigenda? Ni wewe mumaranye 20 ans. Ngo abagiye imbere rero baterura isanduku ngo bayishyira ku igare. Uko baterura isanduku ngo umujinya w'Imana ukarushaho kuzamuka. Uko bayikura mu nzu Imana ikumva umujinya urushaho kuzamuka. Uko bayishyira ku igare Imana ikumva umutima ntutuje, umujinya ukarushaho kuzamuka. Umva rero Ahiya ajya imbere nande na Uza, isanduku y'Imana, isanduku y'Imana. Ngo bararirimba, Imana umutima wayo ntutuje, imaze imyaka 20 nta uyubaha, nta uyizi, nta uzi kwikiza, nta uzi amategeko yayo. Ubundi isanduku yari ikoze mu giti, ntabwo ari cyo cyerekanaga Imana. Yari ikimenyetso abantu bareba bakavuga ngo nk'uko abakerubi babambye amahema, batanze amahema ku isanduku, ngo niko Imana yacu yicara hejuru y'abakerubi. Ntabwo isanduku ariyo Mana, no, ahubwo isanduku yerekanaga Imana. Amategeko ahubwo yabahaye abatambyi, akazi kabo kari ako kubigisha Abisiraheli kugira ngo bamenye yuko ayo mategeko yiyubashye Imana ishyirwa hejuru. Uyu Uza rero ntiyari yarigeze na rimwe areba mu mategeko y'igitabo cy'Uwiteka ngo amenye iby'Imana ibuzanya n'iby'itabuzanya n'ikimenyimenyi. Ngo barakomeza batarika, ngo bageze imbere isanduku iratsikira. Ngo Yuda yirukanka, nako Uza ngo yirukanka kuyiramira. Peresuza biravuga ngo ni breakthrough. Peresuza ni ugucamo kabiri, ngo Imana yamuciyemo kabiri. Gucamo kabiri murabyumva ibyo ari byo. Yanyuze muri we babona umwobo, babona Imana inyuze muri we nk'umurabyo, hasigara umwobo acikamo kabiri. Peresuza nicyo bivuga. Dawidi ngo abibone aravuga ati ye baba we, Imana ni nukuyica, nta nubwo yica nk'abandi. Ngo ubwoba buramwica, abafande n'abadvisor baramubwira ati uribeshya, iyi sanduku yijyane iwawe, uribeshya uyizamukana iwawe, iyi sanduku irakwica, iyi sanduku irakwica. Kera nanjye ntarabisobanukirwa, nari meze nka Dawidi, narakazwa no kuvuga ngo ariko iyi Mana iteye ite kwera? Uza yazize iki? Uza niki cyatumye Imana imwica? Ngo ku buryo Dawidi aho hantu yaravuze ngo aha hantu tuzatwita Peresuza,
nta kindi. Imana yaciyemo uzamo kabiri, nicyo bivuga. Peresuza bivuze kugabanyamo kabiri, gucamo kabiri. Iyi sanduku ntabwo nayizamukana iwanyu, ngo arababara. Bavandimwe, ntabwo Imana yice uzi murenganya. Namwe nimwibaza umuntu umaranye n'isanduku y'Imana imyaka 20, yakagombye kuba azi iby'Imana yanga n'iby'ikunda, yakagombye kuba azi ibizira n'ibitazira, azi ngo ibingibi Imana nibyemera, ibingibi n'ibimana yemera. Yakagombye kuba ari umwigisha w'abandi. Imyaka 20 igashira atazi ko kizira ku isanduku y'Imana itagendera ku igare. Iki nicyo cyarakaje Imana. Yari yarabwiye abatambyi, irababwira ngo iteka ryose isanduku y'isezerano mujye muyiremeka ku bitugu, abari ibabera icyubahiro, abari ibabera icyubahiro. Murabizi ku bitugu niho twambara amaranka. Abatambyi yarababwiye ngo mwebwe icyubahiro cyanyu rero ntabwo ari amagare, ntabwo ari amafarashi, abantu bazabubahira nuko njye Uwiteka mba ku bitugu zanyu. Amen. Niko bimeze muri iki gihe. Bamwe mu bigisha baratubwira ngo Imana yumvikanira mu myenda yacu, Imana yumvikanira mu mamodoka yacu, Imana yumvikanira mu mazu twubatse. Ntabwo ari byo. Imana ntigaragarira mu myenda, mu bibanza, mu kugendera mu ndege. Imana yumvikanira muri twe. Imana igaragarira muri nge nawe. Ibi rero nibyo byababaje Uwiteka. Imyaka 20 umaze uba mu rusengero, ntuzi ko njye Uwiteka nkorera mu mutima. Ntabwo uzi ko isanduku yiremekwa ku myaka 20 ngo bayijyana kwa Obededomu. Kwa Obededomu ni nko kuvuga ngo muyijyane kwa nyagupfa. Turi kujyana namwe nimwibaze. Barimo barabwira umwana, sinari impari ariko ndabikekereje. Murabona ahantu umutegetsi ari hakaba insida, ikintu cya mbere kiba abamushinzwe kumurinda baramuzengurutsa, bamara kumuzenguruka bakamwirukankana. Sinari impari niko nibaza. Mbona Dawidi bamwirukankana bamubwira ati va hano nawe itahagutsinda, yenda twebwe twapfa, va hano itahagutsinda. Dawidi ngo mu gihe yarimo atekereza ibyo ati se turayijyana, turayita mu nzira se, turayisubiza kwa Abinadabu, kandi kwa Abinadabu uza arangije gupfa bari mu kiriyo, turayijyana hese. Baratekereza baravuga ati ariko hari undi mugabo wabaye ahantu mu mahanga yitwa Obededomu. Uyu Obededomu nubwo tumwita umunyagati, ariko ukurikiye mu gisekuru cye neza nawe ni umulewi. Yiswe umunyedomu kubera ko ubwo Sawuli yicaga abatambyi, abandi basigaye n'abalewi barahunze. Bamwe muri bo batangira kwihindura amazina kugira ngo batazagira ubica. Obededomu rero nawe agiye i Gati nuko yabigenje, yihinduye izina ku buryo abantu bamwitaga Umwedomu, nyamara yari Umwisiraheli ndetse w'umulewi. Ariko Obededomu agatandukana na Uza na bene wabo kwa Abinadabu. Obededomu we ngo mu minsi yose, nubwo yari impunzi, nubwo ntacyo yagiraga, nubwo ntawe wari umuzi, ngo ariko iminsi yose ngo abana be yabigishaga amategeko y'Uwiteka, akababwira ngo twebwe turi Abalewi, tuzi uko tugenza Imana yacu. Bari bazi ko Imana yubahwa, bazi ko Imana itangirwa ibitambo, bazi ko Imana ipfukamirwa, bazi ko Imana isengwa. Kwa Obededomu Imana yarahageze. Icyatumye yica Uza kwari kugira ngo nibura iruhuke turuwamwa. Ngo kwa Obededomu imyaka 20 yari ihamaze, nta na rimwe bigeze bayitambira ibitambo, na rimwe ntibigeze bayitambira ibitambo. Mu myaka 20 yari imaze, ngo nta na rimwe bigeze bayitambira imibavu 20. Yari yarajeho ivumbi. Ngo bayijyanye kwa Obededomu ni nko kuvuga ati n'ubundi ntabwo yemewe neza, si umuntu niyo yapfa ntacyo bitwaye. Ngo babona isanduku barayizanye, Dawidi ntiyahageze, baraje bavuga atarayizanye. Obededomu ngo yari afite abahungu 15 baba batonze ku murongo, bari bazi ko babigenza. Ngo uwa mbere batambye igitabo, uwa kabiri atangira kuvuga amagambo, ngo Imana yinjirana icyubahiro, yumvira ruhutse, yinjira kwa Obededomu. Bari bazi aho bayitereka. Mu gitondo baba batangiye indirimbo za mu gitondo, kuko Imana yacu iraririmbirwa. Ngo mu mezi 3 gusa, niko Bibiliya ivuga, ngo Imana yahaye umugisha Obededomu. Ngo abantu baravuga ngo mwabyumvise ko hano atari mu mujyi, ntabwo hari Kigali.
reka tubigeranye nano, ntabwo hari Kigali ngo bavuye aho bitwa Bari Yuda bajya aho bita Mushikiri. Murabyumvise neza? Kuko ahantu hari ku mupaka w'Abafilisitiya n'Abisiraheli, imushikiri mu murenge wa Musya, iyo mu cyaro, iyo kwa Nyagupfa nde Obededo, kwa Nyagupfa iyo. Ngo ariko namwe nimutekereze umuntu ugira umugisha ukarenga umurenge, uyu mugisha ukarenga akarere, uyu mugisha ukarenga intara, uyu mugisha ukagera ibwami, ku buryo babwira umwami ati kuri iyi si mu Isiraheli nta muntu umerewe neza Imana yahaye umugisha nka Obededomu. Baramubwira ati mu mezi 3 gusa Obededomu afite umugisha. Dawidi ngo abyumva ati ye, cyagiye nirukana isanduku kwa Obededomu nari nzi ko mushyiriye urupfu, kumbe mushyiriye umugisha. Ngo baravuga ati nimuzamuke none aha tugende tujye gukura isanduku kwa Obededomu. Bagezeyo basanga inka zabyaraga 6 ubundi bibaho. Amasaka ukagira ngo bakoresha ifumbire y'imvaburayi. Mu mezi 3 dodo zirimeza, ibishyimbo birakura. Nibwo bwari ubukungu bw'icyo gihe. Abamwambuye baramwishyura, abamureba gati ngenda kureba nkagukunda akamugabira ishyo. Umugisha waje. Turimo turagerageza kubyumva, ibaze gukira bigezaho. Uzi ko Imana iguha umugisha umuntu yakureba akarira ati nari narakubuze, kandi musanzwe mugendana. Nari narakubuze, wari waramburiye hese ati Jackson nari narakubuze njyewe, agatangira akarira, agukubisa amafaranga, undi ugasanga kuri konte yarakusubije. Ngubwire ngo ikize Obededomu ahinduka Obededomu. Dawidi wari usanzwe ukunda Imana ati munyaruke tujye kwivanayo, munyaruke vuba vuba. Ngo ariko banyaruka noneho baramenye uko Obededomu yigenza. Muzasome hasi. Noneho nta magari yazanye, no, ngo yazanye abatambyi, arababwira ngo nimwe mwabiduteye, dorire nimwe mwabiduteye. Uwitwaga Abiyatari afande ntabwo kariko kazike, akazike kwari uko kwiremeka isanduku maze bayizamura, nabo bagashyirwa hejuru. Bazamura Imana nabo bagahabwa icyubahiro, bashyira data hejuru nabo bakibukwa n'Imana. Ibi kenshi iyo mbivuga ngira ifuhe, kubera ukuntu muri no misi dufite irari ry'amafaranga, dufite irari ry'ibintu, dufite irari ryo gukomera. Abantu ntacyo bibatwaye gusenga, bapfa kuba nibaza gusa tubabwira ko binagana, tubabwira ko rya deni ryishyuwe, tubabwira ko babonye umugabo, dupfa kubabwira ko bubatse inzu. Si ngombwa ngo bamenye aho bayivana, si na ngombwa ko bahinduka. Icyo bo bareba icyubahiro cy'Imana bakibonera mu magare. Icyubahiro cy'Imana nikitaba icyubahiro cyacu ngo Imana tuyubahishe, abaturege babona Imana apana ibintu. Njya mbivuga, nagiye mu ruganda muri mize yaho bakorera Benz ni imodoka nziza mudakina. Benz bakakwereka n'izo bateganya kuzasohora muri 2025. Ati dore bakakwereka bava ku igare bagakomeza imodoka, bakakubwira amafaranga batunze. Abo bose nkubwiye nta wubaha Imana urimo. Abo bose n'Imana ntibakeneye kuyumva. None icyubahiro cy'Imana kiri muri Benz, kiri mu Budage Stuttgart kuko bakora Benz? Oya, icyubahiro cy'Imana nitukivana mu bintu, tukakivana mu byo dutunze, kikaba mu mutima, kikaba mu ngeso, kikaba muri twebwe, tukayiramya tutayiryarya, tukayikunda atari uko iduhaye. Ndakubwiza ukuri, niyo mpamvu Paulo yavuze ngo kubaha Imana iyo bifatanije n'umutima unyuzwe nta kabuza bibyara inyungu nyinshi, bibyara inyungu nyinshi. Hejuru bakavuga ngo ariko babandi bo bakunze amafaranga ngo bihandishije imibabaro, ngo na bugingo n'ubu bihandishije imibabaro. Bamwe muri bo bapfa bakenyutse. Mwebwe murabona bidateye isoni? Murabona bidateye isoni ukuntu urubyiruko rwacu rurwaye depression? Urubyiruko murumva bidateye ikimwaro? Nasomye raporo ejo bundi bavuga ngo Indera hari, bavuga ngo twatangiye kurengerwa, twarengewe.
ibitaro ntibishoboye kwakira abantu. Umwaka washize bakiriye abantu 1,000 ntibuka. Mu mwaka uyu nguyu bamaze kwakira 8,000 by'abantu bafite depression. Ikibabaje rero ni hagati y'imyaka 15 na 39. Ubundi iyo myaka niyo bita imyaka y'icyizere cy'ubuzima. Umuntu umeze utyo ahorana inzozi. Nta cyatumumva twese tugifite imyaka mike, twese twarabakiri. Ubundi ni gute umuntu w'imyaka 25 ubuzima bumuremerera kugeza ubwo agize depression? Uzi impamvu? Nuko akeneye gukira ku ngufu. Nuko akeneye ndabizi ngende pastor nibyo nakoraga n'iki cyumweru, abakeneye abagabo ku ngufu. Hari uwo nabwiye ejo nti pardon vraiment iyo nza kuba umusore hari icyo mba ngufashije, ariko nagufasha ikisi ukabona nkakubwira ati oya igomba kumumpa ngire ntese ko tari njye batanga. Gusara mu mutwi kandi turabisengana, nibyo bituzana. Ntugire ngo ni Imana dushaka, no, nibyo. Reka nkubwire, utuye kwa Binadabu urasa na Uza, ariko Obededomu yaratswa agaciro, nta umuzi, izina rye ry'igisuzuguriro, ari nyagupfa. Ariko abantu batareba we yari yarabitse amategeko y'Imana mu mutima. Urubyaro rwe yari yararutoje kubaha Imana, maze umugisha uza ko Obededomu. Usomye Samweli ibice 15 ngo Dawidi ntiyigeze asiga abahungu be. Yarababwiye ngo uhereye none simbasiga, ngo ni mwebwe ngira abakumirizi b'isanduku y'isezerano. Uko ari 15 abahungu ba Edodomu nibo barindaga urusengero, bari banyakubahwa, nibo bashyiragaho abantu bamwe bagakuraho abandi. Kubera iki? Imana bari barayigize ubuzima. Ntago mubyumva, ariko uzi kuva Mushikire ukaza i Kigali hariya Kacyiru, murabyumva neza? Kacyiru wavuye mu murenge wa Mushikire nta kaburimbi ibayo, bakuzaniye kujya hehe? Mwahumvise namwe ariko Kacyiru ntimuhazi se? Kacyiru bakajya kureba from nowhere, ariko kandi from where Kameme, nowhere from where? Hehe mu mategeko y'Uwiteka, hehe mu cyubahiro cy'Imana, hehe mu kunezeza Imana. Dawidi yarabubashye kugeza bashize mu buzima, kuko nibo bari bazi ko bagenza isanduku y'isezerano. Haleluya. Munyemere soreze ku nkuru ya Daniel. Nawe Daniel, Azariya na Mishayeli na Hananiya. Ubundi ndabizi neza ko ayo mazina nubwo nabivuga ubu none ntimwayasubiramo. Bitwa bande? Uretse Daniel gusa, mumbwize ukuri. Ndabizi mweta muvuga ngo Shadraka na Abednego. Ayo mazina yabo, ayo mazina y'abadayimoni. Ngo bavuye ubwo Nebukadinezari yatsindagiye Yerusalemu, ngo yatwaye ku cyiciro cya mbere, ngo yatwaye muri deportation, gutwara abantu b'ubunyage, ngo yatwaye abantu b'ibwami, atwara abantu b'abategetsi, atwara abantu b'imfura, niko Bibiliya ivuga. Wahanuye ni Yeremiya, yaravuze ngo mu gihugu yahasize ingegera, ibisambo, mayibobo. Ntabwo ari nge ubivuze, ni Bibiliya. Ngo igihugu cyose yagisizemo mayibobo, ingegera, ingetura, ku buryo nta wategeka undi. Abo nibo yasize mu gihugu. Ubundi ni nko kuvuga ngo mwebwe ndabazi muziyicanira ubwanyu. Ngo afata ab'imfura, afata ab'ibwami, afata abatware, afata abanyabwenge, abajyana aho bunyagi. Mbibutse kuva i Yerusalemu kugera i Babuloni hari hagati ibirometero 700 n'1,500 bitewe naho wanyuze. Ingabo zabatwaye ntabwo zabatwaye mu modoka. Iyo tuvuze ngo abantu barabatwaye ugira ngo bateze bisi hanyuma baramanuka. No, babaga bababosha umunyururu, kandi uwo munyururu akaba ari umwe. Abantu 40 bagenderaga ku munyururu umwe, amaboko bagafatanya n'amaguru bakanyuza hasi, bakaboha undi. Umwe iyo yananirwaga akagwa bose bituraga hasi. Bakagenda amezi 6 muri ubwo buzima, amezi 6 muri ubwo buzima, bakubitwa kurya ari Hamana, bakoreshwa imirimo y'agahato nk'ingaruzwa muheto. Bagize amahirwe babona bageze hehe?
i Babuloni. Kugerayo ubwabyo byabaga ari ukurama, kuko benshi babaga bapfiriye mu butayu. Bagezeyo rero babajyana mu nkambi y'impunzi, mu nkambi ya deportation, aho bakubitwaga mu gitondo bakagabura ibyo kurya by'agahato nk'abantu bagarujwe ingaruzamuheto. Ngo umutima w'umwami gusa ngo uratekereza, uravuga ngo ndashaka gukora ikintu gishya. Uzi ikintu ushaka? Ni mugende mukoresha ibizamini mu bantu bakomoka ibwami, mu bantu b'imfura. Ngo abo mubona barusha abandi ubwenge mubazane mbahereze bourse, baziga muri universite ya mbere muri iki gihugu, barye ku byo kurya by'umwami, nibarangiza kandi mbigisha ubwenge bw'abakarodaya. Abo nibo bazambera abajyanama. Ngo baragenda mu Israheli, bagezeyo Bibiliya ntiyatubwiye umubare bashakaga, cyatubwiye umubare. Ngo ariko muri abo ngabo batoranijwe batsinze ikizami, ngo harimo Daniyeli, harimo Mishayeli, harimo Hananiya na Azariya. Amen. Kubera ko nta mwanya, ubundi buri izina ryose ubundi ni icyigisho. Reka mvuge Daniyeli gusa. Daniyeli byasobanuraga ngo Uwiteka ni umucamanza wanjye. Ngo bakibagezayo, ngo umwami ikintu cya mbere yakoze ngo ni ukubahindurira amazina. Kubera iki? Nuko amazina yabo yari afite igisobanuro cy'Imana. Mishayeli ngira ngo niba ntibeshe byaravugaga ngo Uwiteka ndiwe mugisha wanjye, niwe umbereye umugisha. Baravuga toya ntuzongera kwitwa gutyo. Babitirira ibigirwamana bine bagiraga bikomeye. Icya mbere cyari ikigirwamana cyitwa Beli. Iki kigirwamana cyitwa Beli ni cy'umwami Nebukadinezari ngo yishingikirizagaho agiye gusenga. Ngiyo yajyaga gusenga yaravuga ngo Beli niyo mana isumba izindi, nzajya nkwishingikirizaho ngiye gusenga. Dawidi baravuga ngo nako Daniyeli ntukitwe Uwiteka ari umucamanza, ahubwo Beli niyo ukwiye kwishingikirizaho. Icya kabiri uwitwaga Mishayeli baravuga ati oya, bamwita Abednego. Abednego byabaga ku kigirwamana cyitwaga Nebo. Nebo cyari ikigirwamana batambira ibyo kurya. Mbere yo kurya ibyo kurya byabo babituraga Nebo. Nebo ikabona kubuha umugisha, bakabona kurya. Bahindura amazina yabo. Wibuke ntago ari bo bonyine bakuwe hehe mu Israheli. Oya, baturanijwemo n'abandi, ntago ari bo bonyine. Ngo ariko Daniyeli ubwo bagendaga, nahoze soma commentaire, ngo yegereye bene wabo akababwira ngo nyabuna nitugerayo muzirinde kwiyanduza, nyabuna nitugerayo ntimuzibagirwa amategeko y'Uwiteka, nyabuna nitugerayo mwibuka aho tugiye nibazi kubaha Imana. Cyane ngo icyamuteraga ubwoba kuruta ibindi, yaravugaga ngo aho tugiye bo baryana amaraso n'inyama. Ngo ariko twebwe Uwiteka yarabitubujije, ngo kuko amaraso ari ubugingo bw'ikintu. Nyabuna nitugerayo tuzubaha Imana. Ngo ababibwira bakamubwira ati turakwiyamye, turakwiyamye, tugize amahirwe dutoranijwe turi 10, abandi tubasize mu nkambi. Uragira ngo nitugerayo nituramuka dutangiye kwigaragambya noneho bazaduca umutwe. Daniyeli ngo akomeza koshya bene wabo babandi Azariya na Mishayeli, ngo ababwira amagambo. Baramubwira ati twebwe dufatanije nawe ntabwo tuziyanduza, ntabwo tuzigera twiyanduza, ntituziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Baragenda ngo bakigerayo umwami ahindura ibitekerezo, aravuga ngo muzajya murya ku byo kurya byanjye, munywe kuri vino yanjye, ibyo kurya byanjye bateguye nyabyo by'ibwami bitazira ibyo muzarya murya, hanyuma mwige muri universite y'ibwami. Bavandimwe, ntabwo ushobora kumva ibyo umwami yarakoze. Yarakoze ikintu gigiye gutuma Israheli yibagirana mu mateka. Kubera iki? Wibuke yatoye abantu b'ibwami, atora abantu b'abanyabwenge. Abo n'ubundi niyo baza gusubira mu Egiputa nako mu Israheli niyo bari kuva mu mwami. Muzibuke uwitwaga mana yanjye, reka nkomeze. Abo ngabo nibo n'ubundi basubiyeyo bajya kubaka igihugu. Umwami ngo amaze kubazana yarabazaniye iki? Muri universite bigaga iki? Bigaga icyo bita astrology, kuraguza inyenyeri. Nibyo bintu yabigishaga, kubahindura abapfumu n'abaraguzi n'abashitsi, nibyo bigaga. Baraguzaga inyenyeri. Kuraguza inyenyeri ni ukuvuga iki? Ni ugusoma ubuzima bw'abantu urebeye mu nyenyeri. Ibyo ngibyo Imana yari yabibujije Mose mu bice 4 mu gutegeka kwa 2. Iramubwira ngo ntimuzigere muraguza inyenyeri, ntimuzabaza ibyo abantu muhereye ku nyenyeri. Ibyo nibyo bari bagiye kwigisha Daniyeli na Mishayeli na Azariya. Icya gatatu, ngo ibyo kurya babaherezaga mbere yo kubirya babitambiraga ibigirwamana. Ibihe bigirwamana? Ibyo kurya batambiraga ibigirwamana ni ibihe? Ni inyama ndetse na vino. Inyama niki na vino. Daniyeli aravuga ati ndabizi neza hano ntibubaha Imana, baryana amaraso n'inyama, ibyo kurya byabo barabiterekereza. Nibeshya nkarya ibi biryo umutima wanjye uzacurama.
ngo amategeko y'Uwiteka yari yabitse mu mutima. Ngo barangije basanga wa mugabo ati watubabariye twareka kurya ku byo kurya by'umwami, tubabarire wo kabyaraho. Ati nagira mbamenyeshe ko ibyo muvuga ibwami, rero y'ibwami ntabwo ari ugufungwa, ni ugucibwa umutwe. Ibyo muri kunsaba ni ugushyira ubuzima bwanjye mu kaga. Ibi ngibi muri kurya sinjye nanjye ubwanjye niyo nabarakaza sinabibima. Umwami niwe wabibategekeye, nta burenganzira mbifiteho. Muragira ngo azaca umutwe? Daniel ngo yagize igikundira imbere ye, aramubwira ngo turebe basi duha iminsi 10, twebwe twirira imboga kuko zo ntiziterekerezwa, twinywera amazi kuko yo ntaterekerezwa, twirira kawunga kuko ntiterekerezwa, twirira ibindi bintu bidafite agaciro kuko byo ntibigira gute, ntibiterekerezwa. Utugerageza iminsi 10, nusanga koko dusa nabi nk'abantu batarya, noneho tuzakwemera turya ibyaterekerejwe. Ngo arabareba aravuga ati sawa 10 jours. Ngo après 10 jours bakora examen. Bakora iki? Ngo basanga Daniel na bagenzi be ngo bakubye inkubwe 10 ngo abariye ku byo kurya by'umwami. Mu yandi magambo, kuwa mbere bamwe barya ibyo kurya by'umwami, Imana bahaga ubwenge ubakubye inshuro imwe. Kuwa kabiri bakarya ibyo kurya by'umwami, abandi bakarya ibishyimbo, Imana ikabaha ubwenge kubye inkubwe ebyiri. Kuwa gatatu bakarya inyama, abandi bakarya dodo, inkubwe 3. Ngo bigeze ku munsi wa 10 ngo abagerageje asanga amanota babonye akubye inshuro 10 abariye ku byo kurya by'iki by'umwami. Arangije avuga ati guhera uyu munsi ndababohoye, nimuzigere murya ku byo kurya by'umwami. Ngo abarebye mu maso ngo asanga ni beza kweri. Twagiraga umwarimu muri segonderi sinzamwibagirwa, ngo niko yanyibwiriye ngewe senga. Twagiye tugiye kuvuga ubutumwa aho bitaga ibutare kera muri 1999. None ndamubwira niwe watugombaga niwe ari provider, niwe wishyura gitike kirakitu. None ndamubwira ariko twibagiye kugura amavuta, yo kwisiga. Ati amavuta y'iki? Yo kwisiga. Ati wowe ujye wisiga amavuta? Ntiye. Hatoya ngewe ndayarya gatungu kinyuma. Amavuta sinjya nyisiga, ndayarya ku buryo yareba inyuma ko nayariye. Ba Daniel nabo warabarebaga ukabona sinyama, ukareba ni ibishyimbo mu byibuke. Ngo ariko barebye ngo abona ni beza kurutabariye kubyo kurya by'umwami. Kuko bo ngo Daniel ngo yibukaga ijambo ryanditse mu Gutegeka kwa 2:8 umurongo wa 4, ngo iryo Imana yabwiye Mose iramubwira ngo erega ngo muntu natungwa n'umutsima gusa, ngo ahubwo atungwa n'amagambo yose avuye mu kanwa k'Uwiteka. Ngo aho Daniel niho yarahagaze abwira Imana ngo twebwe ntituzarya kubyo kurya by'umwami. Twanze kwiyanduza, si uko tudakumbuye inyama, si uko tudakumbuye vino, si uko tudakumbuye ibyo bandi bakumbuye, ariko twebwe duhagaze ku ijambo ryawe. Ngo iryo jambo naryo rirabakundira, rijya mu mubiri rirabasiga. Wabareba ngo ukabona barusha abandi ubwiza inshuro 10. Inkuru rero iryohera. Inkuru iryohera mu bice bibiri. Ntibatubwira igihe cyanyuzemo, ntibatubwira imyaka byamaze. Ngo umwami arota inzozi. Umwami agira ate? Ndabasabye munyihanganire pe, mbabwiriye inkuru yarandyoheye. Umwami arota inzozi, ngo maze kuzirota izi inzozi ngo zimutera ubwoba. Zari inzozi zidasanzwe. Ngo abwira abayobozi ati muhamagare abapfumu bambwira izi inzozi. Bahamagara abapfumu. Abapfumu baza bavuga ati aka niko karyo kukugira promotion, turazamuwe. Promotion. Ati narose inzozi ati kabisa mwami tubwire tuzitatura akakanya tubwire. Umwami aravuga turumva nagiye kubona nijoro. Ati nijoro atuzi ko numva nzibagiwe. Abandi ati gerageza kameme, nta nakantu nakamwe wibuka, nakamwe. Nta muntu wabonyemo se ngo tubwire ati no kuri kw'Imana ndazibagiwe, ariko ndumva zimbujije amahoro sinkuza ntazimenye. Ati nyine zitubwire tuzikubwire. Mwami atoya muhamagare Daniel, mwebwe muri abapfumu mwirirwa muvuguta, muhamagara bize kaminuza, muhamagara bize muri Université Nationale du Roi, muhamagare hanyuma bo bambwire kuko bo bariye kuri Minervare, n'abahanga baraguza n'inyenyeri. Barabahamagara rero bahageze bavuga ati uyu munsi turazamurwa. Mwami tubwire warose ikisi aka kanya tugutaturira inzozi. Umwami aterega nicyo mbazaniye nyine, mubanze munazimbwire menye ko munashoboye no kuzisobanura. Mubanze nyine ibaza ariko urote utari kumwe nawe, nurangiza usobanure ibyo warose.
ngo bose barakwendera barahora, ngo mwami arabareba, ngo Imana yuzuza mu mutima bati ndababonye, mwagiye inama mwese kugira ngo mutambwire ibyo narose. Ndabona mwese mwahuje inama, n'abapfumu bavuye hano nuko bambwiye, mwese mwahuje inama. Babaca imitwe mwa mihimbi rimwe, mwirirwa murya gusa, ibyo kurya byanjye nibyo murya, vino niyo munywa, hari minervare mwatanze aha. Ntimubizi ko mwakagombye kuba muri mu nkambi z'impunzi, nimutazimbwira babaca imitwe. Ngo baramureba baramubwira ati mwami uraturushya rega, uratugora, ibyo udusaba nta mwami n'umwe w'Ikarudaya wigeze abisaba abapfumu n'abakonikoni, kubera ko ibyo udusaba bimenywa gusa n'Imana zitabana n'abantu. Kandi twebwe Imana zacu ni Nebo, ni Beri, izo ngizo zibana n'abantu. Ibyo rero dusaba ziberiyo, nta wabishobora. Niba ushaka kutwica twice. Umwami ati ndabica mwenyine se ko mbicana n'imiryango yanyu mwoga pamwe, murya gusa muzi kurya, ndabereka ibyo kurya mwariye murabiruka. Ngo hanyuma itwa Ariyoki ngo azana itegeko ryikubagaho, abasanga muri dortoir. Daniyeli wa muhimbiri uraryamye, byuka bakwicana n'umuryango wawe, turazirikise. Mwami arota inzozi mwirirwa murya, njye ndeba ukuntu mugotomera munywa vya vino mwabayimbi, ndabica muragapfa. Undi ati se turaziriki. Umwami yarose inzozi munanirwa kuzisobanura, ati ninde wazibagiwe? Ati yanazibagiwe rega, si ukuzirota gusa, yaba ari ugusobanura gusa, yanazibagiwe. Daniyeli ngo ataka abwira Ariyoki ati genda umbwirire umwami, iyi mission yari suicide, mission suicide. Yarabizi neza ko nta hagati hariho. Umwami n'undi yagombaga kwica abantu, sibyo? Wowe ugeretseho kumukerereza, ngo mpereza iminsi ngahe, ugeretseho kumukerereza no kumwiringiza ibidakunda. Wowe gusa tubwirira umwami aduhereza iminsi, ngo hanyuma Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kuri njyewe yaravuze ngo Uwiteka Mana, kuko dupfane n'abanyabwenge b'i Babuloni bariye ku byo kurya byaterekerejwe, bariye ku byo kurya byaterekerejwe, basenga Beri. Twebwe nubwo batwigishije ubwenge ntibwahinduye intekerezo zacu, amategeko yawe twayagumanye ku mutima. Uremeye koko dupfane n'abatakubaha? Ngo Imana yo mu ijuru ifata Daniyeli, sinari mbizi niba ari saa sita cyangwa nimugoroba, ngo yaryamye gusa, ngo inzozi zose ziramanuka n'ubusobanuro buramenyekana. Ngo abwira Ariyoki ati njyana ku mwami. Umwami amubonye ati Daniyeli, mugabo ati urasobanurira se ko ambwiye ko we? Undi aramubwira ati oya windeba njyewe, windeba, nagira nkumenyeshe ko mu ijuru ahubwo hari Imana. Nkuko babikubwiye windeba, nanjye sinabishobora. Atariko Imana itabana n'abantu, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana itera umuntu kurota, niyo yaguhishuriye ibyo ngibyo, ngo kugira ngo wowe uyu munsi uhinduke umuhanuzi w'ibihe byose, uvuge ibizabaho uhereye ku ngoma yawe uzageze ku ngoma y'Abaromani, ndetse n'ingoma ya Kristo yarayibonye, kuko yagejeje ku ibuye ngo ryamanutse rigasenyagura cyaki, ngo cya kibumbano, ngo iryo buye kandi ngo ryasunitswe n'amaboko atari amaboko y'umuntu muntu, ngo rikwira isi yose riraganza, ngo iryo buye nta wundi yari Kristo. Aramubwira ngo weretswe. Daniyeli ngo aramusobanurira, aho naganaga ni hehe? Nshuti yanjye, ntabwo tuzapfana n'abariye minervare z'abandi. Niwubaha Imana, Imana ukayigira ubutunzi bwawe mu gihe cy'umugisha no mu gihe cy'igisuzuguriro, mu gihe abandi baguseka bakuratiriza, ntuzareke kubaha Imana. Imana uyigumane mu mutima, uyigendane nk'ibyiringiro, uyihindure ibyirato, uyihindure ibyishimo, uyihindure ahazaza hawe, uyibikemo future yawe, uyirebemo future yawe. Abandi barongorwa ubihorere, nawe uzagerwaho, humura. Babyara ubihorere, biba ubihorere, humura. Hari abantu hano barimo birwanaho, akubwira ati sha, wambwira ati ibyo uri gukora ntabwo ari bibi, tuzi ko ngiye ari ngiye nyine uri Kigali mu muryango w'iwacu wose. Ubwo arimo araguha impamvu zo kwiba. Nibeshye ngomba kubaka inzu ya mukecuru, umunsi umwe abariye minervare z'abandi bazabibazwa. Ntabwo Satani aguhera ubuntu, si igicucu uzabaza. Umunsi umwe uzabazwa minervare wagize gute.
hari undi wari ufite minervari ya he, wari warize mu masomo yo mu ijuru, wari warize amategeko ya Mose. Aravuga ngo ntabwo dupfana n'abanyabwenge b'i Babuloni. Ntabwo dupfana n'abanyabwenge b'iki? Reka nkubwire inshuti yanjye, ntabwo tuzapfa nk'abapagani. Ntabwo tuzapfa nk'abapagani. Uranyumvise? Kamema haho ni heza. Ntabwo tuzapfa nk'abatayizera. Abantu ndabivuga n'ubu utazi Burayi rero. Ubu n'ubutumwa turabuvuga bigakunda. Kubera iki? Kubera Putine sha. Putine adufashije umurimo mudakina. Bahora n'ubwoba buri munsi, bazi ko one day yarekura igisasu ibintu byose bikarangira. Putine. Nagiye muri Swede, uzi ko Swede yegera ihana umupaka na Russia. Basanga bafitanye ibibazo. Ubutumwa bwarakunze kubera Putine yabahagaritse umutima, ntibatuje. Kandi koko ntugire ngo ntibyaba, ariko twebwe tutigeze turya ku byo kurya, tugendana n'igitabo cy'Imana. Turabizi neza Putine ntacyo azakora. Uzi impamvu? Turagenda mu ijuru se. Ntabwo tuzarimburanwa n'abanyabwenge b'i Babuloni. Twebwe ntabwo tuzarimburanwa n'abatubaha Imana. Nuhindura Imana yawe ubuturo, Imana nuyigira agakiza kawe, mu bihe byo kuhomba izakwibuka, mu bihe by'igisuzuguriro izakwibuka, izakugendera nk'uko yagendereye Obededomu. Umunsi wize kubana n'Imana mu cyumba, ukayigira ubuturo bwawe, ijambo ry'Imana ukaribika mu mutima wawe, Imana ukayigira intego, nubwo isi itakumenya. Umunsi umwe Imana izagutwikurura, amarira yawe izayahanagura, ntizibagirwa ko wayibereye umwana, nayo ikakubera Imana. Ntabwo ari Imana yibagirwa, ntibagirwa abayishaka, ntibagirwa abayubaha, ntibagirwa abayinambaho, ntibagirwa abayihinduye ubuturo n'ubutunzi bwabo. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo, mbitekereza ko ari amazirantoki, kubw'ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Yesu numuhindura ubutunzi, ukamuhindura inzara yawe, ukamuhindura aho ugana, ndakurahira Imana nawe ntazakwibagirwa. Imyaka izashira, indi izataha, uzamara imyaka ntaze mu mubabaro, ariko umunsi umwe Imana izagutwikura nk'uko yatwikuruye Obededomu. Amen. Imana izagutwikura nk'uko yatwikuruye Obededomu. Humura, ntabwo uzarimburanwa n'abatubashye Imana, ntabwo uzapfana n'abayirwanya. Humura. Kandi nagira nkubwire ngo umugabane wawe nuwo kudakorwa n'isoni. Umugabane wawe nuwo kudakorwa n'isoni. Muhaguruke dusenge. Abahinduye Imana yabo ubuturo. Uyu Daniyeli rero niyo mpamvu yanditse 11 umurongo wa 32. Daniyeli uyu nguyu niyo mpamvu yanditse 11 mu gitabo cye umurongo wa 32. Aravuga ngo nuko abazi Imana yabo bazakomera, nibarangiza gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi iki? Abo ntibahindurwa n'ibihe rero. Abo ntibahindurwa n'ibihe. Ntabwo ari abantu bashikuza. Hari umuntu bashyira muri banki ukagira ngo we bamuhaye gucunga naye, akagere bamayavanamo. Oya. Abazi ko Imana ari ubutunzi, haleluya, bazakomera, nibarangiza gukomera bakora iby'ubutwari. Humura, ntuzarimburanwa n'abandi. Yesu yaduciye mu biganza nk'uca imanza, yaduhaye ikimenyetso ari cy'umwuka we wera. Abamwiringiye ntibazakorwa n'isoni. Yarabivuze ngo ntabwo ariko bizamera rwose, ngo abagutegereza ntibazakorwa n'isoni. Siko bizaba. Nshuti yanjye uri hano, narinje kukubwira ngo siko bizaba. Kuba mutegereza bose, kuba muhinduye ibyiringiro, kuba muhinduye ubuturo, ntibazakorwa n'isoni. Imana ibaha umugisha. Wishyira ibyiringiro mu bintu, wishaka kumvira Imana mu bintu, reka Imana ibanze uyigira ubuturo muri wowe, iguturemo. Nimara kuguturamo, icyubahiro cyayo kikugaragareho. Wambaye imyenda mike, wambaye utwenda duke, wambara imyenda uyisubiramo, icyubahiro cy'Imana kikugaragareho. Mvuge ngo ikize, hari ipantaro twagiraga kera, si ubwa mbere mbivuga, kera twagiraga, ariko sinjye n'undi twabanaga. Iyo pantaro ye twari twarayise ikanzu ya Yesu. Yarayambaraga yari noir blanc, kuko hano hari harabaye umweru, hano ari umukara. Za pokase, sinzi za poshkase, murazibuka?
iyo pantaro yari yambaye lundi mardi mercredi jeudi vendredi ntumbaze igihe yayifuhiraga. None turabwira ati iyi kanzu rero ni ikanzu ya Yesu. Yesu ntuzi ko yayikuriragamo se? Nuko byari bimeze. Kandi uwo nguwo mvuga uyu munsi ntabwo asa nuko nguko. Kubera iki? Kubera ko yagize Imana y'ubuturo. Nawe nugira Imana ubuturo, ntutwarwe n'ibiguruka. Urwane na Satani umuhu, nawe azaguha Imana yihindura ubuturo. Humura ntizakureka, humura ntizakwibagirwa, humura ntizaguta, izaguha umugisha, izakugira neza, izakugarukaho. Igihe kizagera. Yigeze kuvuga muri Ezekiyeli ngo mbega nimumbwire ninde uhagaze mu cyuho, nihe naruhukira? Aho naruhukira ni he? Imana irashaka higira ubuturo. Nuyihereza umwanya ukitandukanya n'ibintu, umunsi umwe izaguserukaho, umunsi umwe izakumara umubabaro.